muvuga ngo pass kandi pass ya Jesus nta ngaruka mwana. Abadafite akantu muri iki gitaramo ndabasenge Yesu abahe pass, kuko urumva wa mujene we Yesu ataguhaye pass ntibakwemera. Ago bakwemera mwana, agukuza none se ntawankuje hose. Yesu aratangiye kuguhabya uvuga uhumba. Kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro ngerega niweho mbaza nawe ahita asubira